Ndagusuhuje, nitwa Delphine Umuhoza, tumaze kumenyerana mu biganiro bigiye bitandukanye aho tugira byinshi twiga. Uyu munsi rero by'umwihariko tukaba tugiye kwiga ku kintu kijyanye no kumenya kuvugira mu ruhame, ikibazo gifitwe n'abantu benshi cyane, ndetse buriya ngo 60% by'abantu bari ku isi baba bafite ubwoba bwo kuvugira mu ruhame, 40% bonyine nibo bagerageza kuvugira mu ruhame, ariko nabwo kandi haba harimo akamenyero, baba ari abantu bavugiye mu ruhame inshuro zirenze 10. Urumva rero ko icyo ari ikibazo gikomeye, kandi uko byagenda kose uyu munsi cyangwa ejo bundi uzakenera kuvugira imbere y'abantu benshi. Biragusaba rero ko uba ufite confidence kandi wikunze wiyitayeho. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byagufasha kumenya kuvugira mu ruhame. Icyo ngusaba ni ukureba iki kiganiro cyose mpaka kirangiye, kugira ngo uze nawe gusoza wamaze kumenya utuntu tw'ingenzi ugomba guhora uzirikana, kugira ngo ubashe kumenya kuvugira mu ruhame kandi udatinye, udafite ubwoba. Wari uzi ko buriya 56% by'ibintu uvuze iyo uhagaze imbere y'abantu buriya ngo ntago babyumva, ahubwo abo bantu bamara umwanya bari kukureba kwitayeho, bareba ngo runaka ameze ate, umusatsi umeze ute, niba ari umukobwa amaherena yambaye ameze ate, inzara afite zimeze gute, umwenda yambaye imeze gute. 38% nibo abantu bagukurikira, ariko nabo bagukurikira batari kumva ibyo uvuga, ahubwo bashaka kureba niba uri umuntu ushobora gutegwa amatwi. 7% gusa mu bintu wavuze nibyo basigarana. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Kugira ngo ibyo bikemuke bisaba ko ugomba kuba uvuga ari uko wiyizeye, kandi ukavuga ibintu bibasha gufasha abantu baguteza amatwi. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu byagufasha. Banza umenye mu by'ukuri ngo ese ngiye kuvugana nandi, ese ndi kubwira ndi. Icyo nicyo kibazo cya mbere kigora. Akenshi aho usanga umuntu ajya kuvugira mu bantu ariko ugasanga arimo ameze nk'umuntu uri kwibwira. Abantu uri kubwira ntago bitayeho, abantu uri kubwira ntiwabatekerejeho. Niba uri kubwira abantu bakiri batoya, uri kubwira abantu bakiri batari kuvuga ibintu bimeze nk'aho uri kubwira abantu bashaje cyangwa se bakuze, cyangwa se uri kubwira abantu bakuze ariko uri kubabwira za terme zumvwa n'abantu bakiri batoya. Buriya rero iyo utatekereje audience ugiye kubwira, nicyo kintu cya mbere kigomba kuba cyaba ikibazo mu gihe uri kuvuga, bityo ugasanga wowe birakugoye. Niba uzi ko ugiye kubwira abantu, banza ubatekerezeho, ubategurire bigendanye n'imyaka yabo, bigendanye n'abantu muba muri kumwe, ndetse n'ururimi bavuga urwo ari rwo, kugira ngo ubashe kumenyerana nabo cyangwa se ibyo babwira baze kubitega amatwi. Icya kabiri, buriya kenshi niba uzi yuko uri buze kujya kuvugira mu ruhame, twabonye ko 56% by'abantu baba bari guteza amatwi bareba uko bumeze. Bivuze iki? Bivuze ko ugomba kubanza kwiyitaho wowe ubwawe. Niba ari umusatsi usokoze umeze neza, niba ari isuku ubusa neza, niba ari umwenda wambara umwenda umeze neza uteye, niba ari ngombwa. Hanyuma kandi uzirikane ko abantu ugiye kubwira ari abantu bari buze kuba bareba uko usa n'uko wambaye, bityo nawe ugende nyine wa mugani dress accordingly, ugende nyine wambaye bigendanye n'ibyo ugiye kuvuga. Bityo bizatuma ibyo uri buze kubabwira babitega amatwi, kuko bavuga ko buriya iyo umuntu yakunze uko usa imbere ye bituma abasha no kugutega amatwi mu buryo bwihuse. Ariko kandi nanone ikindi kintu gituma ubasha kumenya kuvugira mu ruhame, buriya ngo mbere y'uko uri buze kujya kuvugira mu bantu banza witoze. Buriya nta nubwo bigoye, jya muri dushe usubire ibintu uri buze kuvuga, ufate inkuta za dushe yawe nkaho ari abantu bikubwira, use nk'uwitoze. Cyangwa se ujye ahantu mu gashyamba ufate ibiti ubigire nk'abantu ubibwire. Bajya bavuga ngo babandi bajya bagiye kubwiriza mu rusengero, burya benshi barabanza bakitoza bakamenya nk'abantu bari kubwiriza ijambo ry'Imana. Wowe kuki utabikora none niba ugiye kuvugira mu bantu runaka ngo ubanze witoze? Ese wafasha abantu bo mu rugo iwanyu ukabanza ukabicaza hamwe ukababwira? Bishobora kuba bikugoye kuko wenda ari abantu bakuzi, ariko shaka abantu bakeya ubegeranye, use nk'ubabwira, banakubwira icyo babona kitagenda ugikosore. Bityo nujya kuvugira mu ruhame rw'abantu benshi bizaba byoroshye cyane, kuko uzaba wamajije kumenya kwitoreza kuri bakeya, bityo no kuvugira kuri benshi bizaba ari ibintu byiza. Ikindi kintu nanone, aho ngubu ntabwo none ndi kuvuga icyo ugomba gukora, ahubwo ndakubwira icyo ugomba kwirinda. Hari abantu bajya kuvugira mu ruhame ugasanga uwo muntu ameze nk'umuntu urangaye, ari kureba mu ntoki ze, arya inzara, afite akantu runaka ahugiyeho, cyangwa se ugasanga ameze nk'umuntu uri kwikuraho utuntu. Biriya bintu ni amakosa. Cyangwa ugasanga yitwaje nk'agakaramu arimo arakarya. Niba uzi neza ko ugiye kuvugira mu ruhame, menya yuko nudatanga attention ku bantu uri kureba, cyangwa se nutita ku bantu uri kubwira, bazita kuri wowe n'ibyo uri gukora. Bivuze iki rero? Ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose kikurangaza. Cyangwa ugasanga uri kubwira abantu ariko umeze utyo, urimo urirebera hirya. Biriya ntabwo ari byo. Ugomba kuvuga ureba abantu,
kuko uko urangaye urebye hirya nabo batakaza focus kuri wowe, bityo ugatangira kuvuga ibintu usa nk'udedemanga, cyangwa ugatangira kuvuga ugasanga urimo urashyiramo twa tujambo twa urumva, urabona, you know, you see, biriya bintu byo gusa nk'udedemanga cyangwa usa nk'usubiramo amagambo nibyo kibazo. Biriya nibyo usanga biteza ikibazo cyo gutuma wisubiramo kenshi, bityo abantu ntibabashe no kumva ibintu uri kuvuga ngo babyiteho. Hanyuma hari akandi kantu k'ibanga nakwibira ku muntu ugiye kuvugira mu ruhame. Buriya niba wumva ufite ubwoba cyangwa ufite ikintu cy'igihunga, gerageza abantu uri kubwira use nk'ubakoresha. Ni ukuvuga iki? Wivuga wenyine. Hari igihe ujya kuvugira mu ruhame ugasanga uravuze abantu barambiwe, yagerageza ushaka ikintu bakoresha. Niba ngombwa ubahagurutse bakoresha akantu k'aka exercice gatoya, uvuga ati mushaka aba volontaire babiri baze hano imbere, uhita ushaka akantu nako bakoresha, ubundi uhita ugaheraho wigisha. Ibyo ngibyo nibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kumenya kuvugira mu ruhame cyane kurusha wa wundi noneho uburi aho ngaho wicaye utagize ikintu na kimwe amaze, usibye guhagarara imbere akavuga amagambo menshi ugasanga nta nubwo yitaweho. Ariko iyo ukoresheje abantu muri kuvugana mu ruhame cyangwa se ukajya unababwira bakaguhingira, ukavuga ati wenda bimeze gutya na gutya, ese hari umuntu waba uzi experience itandukanye nayo, ukabareka bakavuga. Bityo bituma abantu bakurikira cyane ibyo uri kwigisha ndetse bakagira n'ibyo basigarana kurusha iyo wavuze wenyine. Kuko buriya ngo iyo uvuze umwanya munini wenyine usanga abantu batangira kurambirwa. Iminota myinshi burya ngo ugomba kuvuga wenyine ni 5, ariko iyo yirengeje abantu batangira kureba ku ruhande, bagatangira kwibaza ibibazo byinshi, abasinzira bagasinzira. Ariko kandi gerageza unanyuze amaso mu bantu uri kubwira. Niba uri kubwira abantu ukabona bamwe bari kwayura basamye, abandi ugasanga bameze bari gukubita imitwe, abandi ugasanga barimo barishima mu mutwe, byabaye nuko hari ibintu runaka utari gukora neza. Bityo rero igira ku bantu uri kubwira, nibo bazatuma ubwoba bushira, hanyuma ibindi ubishyire ku ruhande. Wirengagize ibindi bintu byose, wirengagize ko hari amaso runaka y'abantu benshi bari kukureba, wowe uri kuri bikurimo. Hari impamvu baguhamagara kugira ngo ujye kuvugira mu ruhame, nuko babonye ko hari icyo ushoboye. Bityo rero wikwitinya, hagarara imbere y'abantu uvuge udakomwa, udafite ubwoba, udatinye, kandi uze gutekereza kuri resultat cyangwa se kubiza kuza kurangira nyuma ibyo uri buze gukuramo kurenza ibyo uri gukora ako kanya. Nutekereza kuko numara kubwira abo bantu hari ikiri buze guhinduka, bizagufasha cyane kurenza kuri gutekereza icyo wowe uri buze kuba wibazwaho muri ako kanya. Irindi banga rero ushobora kwifashisha mu gihe uri kuvugira mu bantu kugira ngo udatinya cyangwa se uvuge abantu basigarana ibyo wababwiye, ni ukugerageza gushaka akantu kabasetsa. Ni ukuri nuramuka wagiye kuvugira mu ruhame ukajya kuvugira mu bantu ukabwira abantu benshi ibintu runaka ukahava badasetse, uzamenye ko watsinzwe, biba byarangiye. Iteka tegura akajoke, tegura akantu runaka ko kubasetsa. Umuntu azagenda avuga ati runaka yavuze akanaka, niyo kaba ari akantu bumvise ikindi gihe, ariko burya nta buri umuntu umwe cyangwa babiri baba bakumvise uwo munsi kandi kakabasetsa. Iteka rero basigarana kimwe mu byo bababwiye, ariko byibuze bakibuka ko basetse igihe barimo babwira. Burya gusetsa abantu ni ngombwa. Hanyuma ikindi uzibuke gutanga umwanya abantu bavuge cyangwa se babaze ibibazo. Hari umuntu uvuga ugasanga aravuze pe, birangiriye aho ngaho nta muntu n'umwe wigeze ubaza cyangwa se wigeze utanga igitekerezo. Hereza umwanya abantu, umwanya wabo wo kuvuga, babaze ibibazo, batanga ibitekerezo. Ariko niba bari kuvugana none ntubace mu ijambo. Buriya umuntu uca abantu mu ijambo nawe buriya iyo ari kuvugira mu ruhame ntago abantu bamukunda. Bityo rero bituma ubasha kugira ikintu ubwira abantu bakumva, ariko bakabona yuko unabateze amatwi, uri umuntu ufite listening skills, utega amatwi cyangwa abantu bakakumva, bityo bagatuma birekura bakavuga, bakaba banasigarana bimwe mu byo wababwiye. Ngayo rero amabanga uzifashisha mu gihe ugiye kuvugira mu ruhame, kandi bizajya bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi nubikurikiza uko twagiye tubikubwira. Ngayo nguko rero ibyo ngibyo nibyo bizagufasha kugira ngo ubashe gutinyuka no kubasha kuvugira mu ruhame. Niba wumva hari icyo byagufashije watubwira, ariko kandi niba wumva nawe hari icyo wadusangiza cyafasha mugenzi wawe kubasha kumenya kuvugira mu ruhame, ni byiza wabitubwira muri comments. Ndagushishikariza kandi gukomeza gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu zirimo Twitter, Instagram, Facebook ndetse na TikTok. Aho hose wahanyuza ibitekerezo byawe tukagendana, kandi niba hari ikiganiro runaka wifuza ko tuzagarukaho ubutaha nacyo wakitubwira tukazagikoraho. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza. Ciao ciao.